guys, tuguhaye ikaze kuri iyi channel. Muri iyi video ngiye kukwereka uburyo ushobora gusetinga YouTube channel yawe neza mu buryo bw'amazina ndetse na description kugira ngo ujye ubona recommendation cyangwa kugira ngo algorithm ya YouTube ikumenye neza ibyo ukora, ubashe kubona views nyinshi ndetse unazamura channel yawe mu gihe gitoya. Tuguhaye ikaze rero, niba ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, uzi gukora subscribe, fungura inzogera, utange igitekerezo kandi like, share na comment nibyo ni ingenzi cyane. Kugira ngo tudatinda reka nkwereke uburyo wabigenza. Uraza ufungure application ya YouTube nk'ibisanzwe, ubundi utegereze akanya gatoya kugira ngo ifunguke bitewe na internet ufite. Nyuma gufunguka uhita ukanda hano handitse ngo you cyangwa se kuri profile yawe, biraterwa n'uko waza kuhanditse. Uraza ukanda ahangaha bino nguni yo hepfo, kanze abereka kugira ngo tugendane mwese muhamenye. Dore n'ahangaha uri buze gukanda tugera muri dashboard imeze gutyo. Bakuvuga ngo rero kugira ngo setting channel yawe neza, ugomba kuba uzi ibintu uzakoraho cyangwa se ibiganiro uzajya unyuzaho. Urahita uza ukanda hano handitse ngo view channel niba usanzwe uyifite. Niba utayifite ukanda handitse ngo create channel once creating, urakanda kuri view channel. Nyuma gukanda utegereze akanya gatoya, hano yuko amaze gufunguka. Uvuga ngo uyu muntu yari afite channel yitwa Technology, ariko urabona yuko hariho indirimbo ndetse na edit zitajyanye n'ikoranabuhanga. Ariko wongeye ko nakuri ku buryo ugiye kubisetinga neza cyangwa se uburyo ugomba kubisetinga neza. Ubwo ikintu uza gukora, uraza kwita ukanda kuri kano kantu k'agakaramu ka edit, kanze natunga agafresh nako kugira ngo tugendane neza. Dore ni akangaka, uraza kwita ugakandaho gutya, muri ako gakanda utegereze tugira ahantu hameze gutya handitse ngo channel setting. Ikintu ugomba kuba wakora kugira ngo YouTube yawe igaragare neza, channel yawe igaragare neza, ugomba gushyiraho profile ifoto igaragaza neza icyo ukora, ndetse ugashyiraho na YouTube banner wishyira hano inyuma. Iyo video y'uburyo wabikora narayikoze, y'uburyo yakora YouTube banner nziza zo kuba wayireba iri kuri channel yacu. Hanyuma ikintu uza gukora, tugiye guhindura izina, kwandika izina ryiza. Uraza tukanda nawe kuri kano kantu k'agakaramu, hano handitse ngo name, ahangaha tukanda kuri kano kantu k'agakaramu kandi gutya tuvuge ko umuntu azajya anyuzaho umuziki. Hano ashobora gushyiraho izina ryiwe ry'ubuhanzi cyangwa se ubwoko bw'umuziki. Wenda reka tugire twandika music brand. Yego, ushaka wanashyiraho emoji uko nguko. Ubundi narangiza kuba wabikora tukanda hano handitse ngo save, tugeze akanya gatoya. Urabona yuko izina rimaze guhinduka. Kugira ngo rero ibintu bigende neza na hando ugomba kuyihindura, ariko hando ntabwo ihinduka uburyo yanditsemo, ariko ihindurirwa izina. Kandi hando iyo ihinduye na link irahinduka. Uraza tukanda hano handitse akantu k'agakaramu kuri hando, ubundi ukanda gutya, ubundi ibintu ubirimo ubisibe. Noneho channel tugiye kwita music brand. Mu kwandika hando ugomba gufatanya amagambo. Urabona yuko badusabye kuvuga ngo this handle isn't available, ariko batubwiye twashyiramo ari iyi mu ibara ry'ubururu dushyizemo. Urabona yuko hano haje agatrick k'icyatsi, bivuze ko bahinduye. Reka ukanda kuri save. Ikindi ugomba kumenya, guhindura izina ndetse na hando bemerewe kongera kubihindura nyuma y'iminsi 14, ubwo ni ibyumweru 2. Hanyuma nuko na link yahise ihinduka, isiba music brand -q5g. Hanyuma description nayo urabona yuko hano handitse ngo description. Ahangaha uyu muntu nta kintu yashyize, uraza ukandika akantu k'agakaramu uhita wandika wenda welcome, ushyiramo nyine description ndende. Njye nuko ngira ngo mbereke uburyo wagombye kubigenza cyangwa se kuyisetinga, nzagenda mbereka n'izindi setting ugenda kuba wakora. Niyo mpamvu mbwira ati kora subscribe, ufungure n'inzogera. Tuvuge ndati welcome to my YouTube channel where
you will enjoy with our songs. Rero tuvuga urugero ko iyi ngiyi nimara kubikora tukanda kuri save hariya hejuru ibara ry'umukara urabona ko uko bimaze kuba save. Urabona nuza gusubira inyuma ugahita ukora refresh urabona yuko izina ritagiye gutera rihinduka na profile ushatse urahindura. Niba ari ikibazo ufite cyo kwandika muri comment cyangwa nimba ari ibuto ushaka